Wari uzi ko guhoberana ari umuti ukomeye w'indwara zitandukanye? Uretse no kuba abantu bahoberana kubw'urukumbuzi, indamukayo cyangwa se ibindi, bakabikora bazi ko ari igikorwa runaka gisanzwe cyangwa se umuco wabo bitewe n'agace cyangwa igihugu baherereyemo, baramutse bamenye ibyiza byinshi mu guhoberana ntibazongera gusiba na rimwe gukora icyo gikorwa. Ndavuga guhoberana. Guhoberana ni igikorwa gikomeye mu buzima bwa muntu. Sinabura kuvuga ko ugize amahirwe abona umuhobera. Kuko ubushakashatsi bwabwo bugaragaza ko umuntu uhoberwa n'udahoberwa batandukanye cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze aho uhisemo kubana natwe hano kuri Media Empire. Tugeze muri wa mwanya twahariye utuntu n'utundi, aho tugiye kurebera hamwe ibyiza byo guhoberana, kimwe mu bikorwa abantu benshi bakora batazi umumaro wacyo. Jya ugusuhuza nkanaguha ikaze ndi Isingizwe Edith. Ntucikwe. Iyo tuvuga ko guhoberana bivura indwara nyinshi zitandukanye, hari abumva ko ari ugukabya, kuko ari ikintu cyoroheje buri wese akora buri munsi, mbese bamwe bakabifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa se umugenzo gusa. Gusa ariko nanone hari ibihugu bimwe na bimwe usanga abantu baho badahoberana bitewe n'umuco cyangwa imigenzo yabo. Ese wibwira ko ibihugu bigira umugenzo wo guhoberana birusha iki bitawugira? Umva icyo babarushije. Umusaruro uva mu guhoberana urarenze, kuko buri wese ashobora kwivura indwara nyinshi binyuze mu guhoberana. Guhoberana usanga bijyana no kumwenyura ugaseka. Ibyo rero abashakashatsi bagaragaje ko bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, kwiheba, umunaniro ukabije, kwigunga, kurakara, uburibwe n'izindi nyinshi zijyana n'imitekerereze ya muntu. Guhoberana kandi biri mu bintu bituma umuntu atera imbere mu mitekerereze n'inyuma ku mubiri, ibyo twita psychological and physical development mu rurimi rw'amahanga. Ikikubwira ko guhoberana ari ikintu kirenze ni uko bikorwa mu bihe ibyo ari byo byose, byaba ibihe by'ibyishimo ndetse n'ibihe by'akababaro. Igihe kimwe bikaba uburyo bwo kwereka mugenzi wawe uburyo muri hafi mu bihe bigoye, ubwo turavuga muri ibyo bihe by'akababaro. Ikindi gihe kandi bikaba uburyo bwo kwerekana akanyamuneza no kwifatanya n'umuntu runaka, nabwo ni igihe uri mu gihe cy'ibyishimo. Gusa nubwo bimeze bityo, nk'uko twabivuze mbere, hari ibihugu bimwe na bimwe bitagira umuco wo guhoberana kubera impamvu zitandukanye, zirimo kuba batarakuze babikorerwa ku buryo babifata nk'ikintu kidakwiriye cyangwa se kidasanzwe. Nyuma yo kumva no gusobanukirwa ingingo tugiye kuvugaho, reka twinjire noneho mu byiza byo guhoberana ingingo ku yindi. Ikintu cya mbere mu byiza byo guhoberana ni uko ku bakunda guhoberana bakamara byibura hagati y'amasegonda 15 na 20, bituma mu mibiri yabo hiyongeramo umusemburo wa oxytocin utuma umubano ukomeza kuba mwiza, ndetse bigatuma umuntu yumva yishimiye undi. Uku guhoberana rero bitera akanyamuneza ndetse bikongera urukundo, kuko iyo umuntu ahobera undi bituma umubiri urekura umusemburo witwa oxytocin utuma umuntu agubwa neza, akumva atari wenyine ndetse akibagirwa umubabaro yari afite. Abantu barwaye indwara yo kwiheba no kwigunga, kubahobera kenshi kandi igihe kirekire ni umuti ukomeye bavura buhoro buhoro batabizi, bakisanga biyumva muri sosiyete nk'abandi. Ibi biterwa n'uko guhoberana bituma umubiri urekura ya misemburo cyangwa se amusemburo twavuze ndetse n'iyindi itandukanye, harimo oxytocin, endorphine na dopamine ifatwa nk'imisemburo y'urukundo. Icya kabiri, guhoberana byongera ubushobozi mu bwinizi bw'umubiri, aho bigabanya amahirwe yo kurwara indwara z'umutima ndetse bikagabanya urugero rw'umusemburo wa cortisol utera umunaniro ukabije mu mutwe, ariwo twita stress mu rurimi rw'amahanga. Ubushakashatsi kandi bwakozwe n'ikigo cyo muri Amerika gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe bugaragaza ko guhoberana cyangwa gufata mu kiganza cy'inshuti bimufasha kugabanya umunaniro ukabije, ariwo twita stress, ndetse n'ingaruka zawo ku mubiri. Ikintu cya gatatu mu byiza byo guhoberana, reka tuganishe ku mwana ukiri muto. Suzanne Dejoit, umwarimu akaba n'umujyanama muri kaminuza ya Northern Illinois iherereye muri Amerika, yasobanuye ko abana bakuze bahoberwa n'ababyeyi babikunze byatumye bakura neza, mu gihe abakuriye mu miryango basanga guhoberana ari inkuru mbarirano bakuze babyanga, ndetse bikagira icyo bigabanya mu mikurire yabo. Ibi byashimangiwe n'ubushakashatsi bwatangarijwe ku rubuga rwa Comprehensive Psychology, bugaragaza ko guhobera abana ari kimwe mu bibashimisha bagakura neza. Uyu Suzanne yongeye kuvuga ko abantu batahobewe bakiri bato babitinya kuko bakeka ko byababangamira. Ibi bituma batabikorera n'abana babo bakomokaho, bityo bigatuma bakura bameze nk'abafite ibibazo. Ati, abana bamwe bakura bameze nk'abanyabibazo kubera kutisanzura ngo bagire ubahobera, abafate no ku rutugu cyangwa mu biganza.
Yasobanuye ko kudahoberwa bishobora kwangiza imitekerereze y'umuntu ku buryo adakurana amarangamutima yo kwisanzura ku bandi bitewe no kutisanisha n'ibyo bari gukora birimo guhoberana. Muri make, guhobera umwana ukiri muto ni igikorwa cyiza cyane kuko bimufasha gukura neza by'umwihariko mu mitekerereze ye. Ikintu cya kane mu byiza byo guhoberana ni uko guhoberana bituma imikaya ikora neza ikarambuka. Ibyo bikiza ububabare bw'ingingo ukumva umeze neza. 5, guhoberana bituma umuntu yigirira icyizere kuko igihe ahobeye umuntu akabona arishimye ndetse akakwegereza wumva ko nawe ukomeye. Ikintu cya 6, guhoberana byigisha uburyo bwo gukunda no gukundwa. Bifasha abantu kutihugiraho bakamenya ko buri wese akeneye undi. Ibyo bigaragara ku bakundana, ku nshuti, ku babyeyi ndetse n'abana cyangwa se abandi bantu runaka, aho bituma buri wese yishima agaseka. Hari n'abahoberana ari ukugaragaza uburyo bishimanye, umwe yishimiye undi, ndetse bikunze gukorwa n'abari bagiranye amakimbirane nyuma yo kuganira no kubabarirana bikaba ikimenyetso cy'ubwiyunge. Ikintu cya 7 mu byiza byo guhoberana ni uko guhoberana bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse bikaba binoza imikorere y'umutima. Guhoberana bituma ibyiyumviro by'uruhu byohereza amakuru ku mitsi ikorana n'umutima, cyane cyane ku gice gishinzwe kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, maze kigakora akazi kacyo neza ko kuwuringaniza. Ubushakashatsi bwakorewe ku bagore 59 bakiri bato bari hagati y'imyaka 20 na 29 bwagaragaje ko guhoberana kenshi n'uwo bashakanye bituma umuvuduko wabo w'amaraso ugabanuka, bikaba ari byiza no ku mutima. Abashakashatsi kandi bo muri kaminuza ya North Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ko abantu badahobera abakunzi babo baba bafite umutima utera cyane ku buryo ushobora gutera inshuro nyinshi mu munota ugereranyije n'uko umutima w'undi muntu ukunda guhoberana utera. 8, guhoberana byubaka icyizere n'umubano wihariye mu bantu. Ibi ngibi abashakanye cyangwa abakundana bashobora kubyumva vuba. Burya iyo umukunzi wawe yakumenyereje kuguhobera maze igihe kimwe mwahura akaguhereza ikiganza, wumva umugizeho ikibazo ndetse bamwe bashobora no kubipfa. Iyo ataguhobeye wumva ko atakikwishimira cyangwa se akaba afite undi muntu wihariye akaba ari nawe asigaye ahobera mu cyimbo cyawe. Niyo mpamvu rero guhoberana byongera icyizere mu bantu bafitanye umubano wihariye. Ikintu cya 9 mu byiza byo guhoberana ni uko guhoberana bigira uruhare mu gukora akazi kanoze. Ubushakashatsi bwakoze n'Abadage bugaragaza ko iyo umuntu avuye mu rugo ahoberanye n'uwo bashakanye cyangwa se abagize umuryango we, yirirwana akanyamuneza bityo agatanga umusaruro mwiza kurusha umuntu utabikorewe. 10, guhoberana bigabanya ibyago byo kurwara indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Abashakashatsi bo mu kigo cya Carnegie Mellon barebye ku ngaruka zo guhoberana ku mikorere myiza y'umubiri, bagamije kumenya niba guhoberana byagabanya ibyago byo kurwara indwara zirimo n'izifata mu myanya y'ubuhumekero. Basanga ibyo bigerwaho ku kigero cya 32%. Reka duse n'abakora incamake y'ingaruka mbi ku bantu badahoberana cyangwa se batajya bahoberwa nyuma yo kumva ibyiza bigera ku 10 byo guhoberana. Kudahoberana rero no kuba nta muntu ugukoraho byangiza ibyiyumviro umuntu akabaho namuwe, ndetse ugasanga no kubana n'abandi biramugora. Ikimenyetso gihamya ibi ni abana b'imfubyi b'Abanyarumaniya barerewe mu kigo cy'imfubyi bakozweho ubushakashatsi mu mwaka wa 2014. Ibi byagaragaye ku mikorere y'ubwonko bwabo, cyane cyane ku musemburo uzwi nka oxytocin ufasha mu bijyanye no guteza imbere imibanire. Kubura uyu musemburo cyangwa kugabanuka kwawo bigira ingaruka ku buryo umuntu yisanisha n'abandi, agatakaza icyizere no kutisanzura mu bandi. Akaba ariyo mpamvu guhoberana ari byiza ku muntu wese, kabone niyo yaba atabikunda. Bivugwa ko kandi abantu birekura mu guhoberana barangwa no kwigirira icyizere, mu gihe abatabikora usanga baba bafite ibibazo mu mitekerereze nko kubunza imitima, batinya kwegera abandi no kubakoraho bikagora. Icyakora nanone hari igihe guhoberana bishobora kuzana akaga nk'iyo hari indwara z'ibyorezo nka za Ebola n'izindi zandura igihe umubiri w'umuntu ukoze ku wundi. Gusa ibyo ntibikunze kugaragara igihe cyose, ahubwo bigaragara cyangwa se bibaho igihe izo ndwara z'ibyorezo zibasiye abatuye isi. Niyo mpamvu usanga hari abavuga ko ibihugu bimwe na bimwe bitagira uyu muco wo guhoberana baba biterwa no kwirinda izi ngaruka mbi zishobora kubageraho, ariko kandi nanone abandi bakaba batabikora kubwo kuba ari umuco cyangwa se imigenzo yabo. Gusa nyuma yo kumva ibi byiza byo guhoberana, buri wese akabigiza ibye kandi akabikora kenshi, kuko hari ibyiza bari kwizanira mu buzima bwe ndetse no kuzana mu buzima bw'uwo ahoberanye nawe. By'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda n'ubusanzwe guhoberana ni ikimenyetso cyiza cyane gikorwa na benshi kandi inshuro nyinshi, aho usanga ariyo ndamukanyo, haba ku bari bakumburanye, abadakumburanye, ku bahana imbabazi se mu gihe biyunze bagahoberana cyangwa ibindi.
Hari ababikoraga rero batazi ko no kuba mu busanzwe uretse no kuba ari ikimenyetso cyo gusuhuza budaherutse, ahubwo ari n'umuti ukomeye mu buzima bwa muntu. Nyuma y'uko ubimenye rero ni byiza kuri wowe kuko bizagufasha. Niba uri umuseribateri cyangwa udafite umukunzi, ntugomba guhangayikishwa n'uko udafite uwo guhobera. Ntabwo guhoberana byagenewe abakunzi gusa. Ushobora guhobera inshuti yawe uyisuhuza cyangwa uyisezera, ushobora guhobera umubyeyi, umuvandimwe cyangwa se umwana, cyane ko twabonye ko bigira ingaruka nziza kuri buri wese bitarobanuye. Ndagushimiye wowe wahisemo kubana natwe mu tuntu n'utundi, aho twareberaga hamwe ibanga ryinshi mu guhoberana. Twari kuri Media Empire, njye twabonye kuva dutangiye kugeza ku musozo. Ndi Isingizwe Edith. Tuzasubira ubutaha, nimugire ibihe byiza.